Rueneza, Good afternoon. good to see you again this evening. Biranejeje kongera kubabona muri uyu mugoroba. And this evening we are looking at the state of the dead. Kandi uyu mugoroba icyo tugiye kuganiraho nuko bigendekera abamaze gupfa. What happens to us when we die? Mukuri bigenda bite iyo tumaze kuva muri uyu mubiri. And it is a very important question because there is a lot of confusion about this. Kandi ni ikibazo nako ni ikigisho cy'ingenzi kuko mukuri benshi babyibazaho. A doctor was working in an hospital. Hari umuganga wakoraga mu bitaro. And during the wartime, they attacked the hospital. Maze rero mu gihe cy'intambara agwa muri ibyo bitaro. Unfortunately, many of the employees were killed. Biramambo benshi mu bakoraga muri ibyo bitaro barishwe. Including Dr. Paul Carlson, who was working there. Harimo n'uwo muganga Paul Carlson. When his body was found a few days later, rero y'iminsi runaka ubwo umubiri waje kuboneka, there was a New Testament Bible in his jacket pocket. Hari isezerano rishya ryari mu mufuka we babasanzemo agatabo. In its pages he had written the date. Maze hari page, hari urupapuro yari yanditseho aya magambo. And next to the date he had written one single word. Nako urupapuro rumwe yari yanditseho itariki, maze nyuma yaho hari amagambo yanditseho. This was the day before he was shot. Nuko rero aya magambo yabyanditse umunsi umwe mbere yuko yicwa. And that word he wrote was the word peace. Ijambo yanditse aho hantu ni ijambo amahoro. Peace in the face of the worst circumstances. Ijambo amahoro mu maso y'uri mu kaga. Peace in the face of death. Ijambo amahoro mu maso y'ugiye gupfa. What gave this doctor so much peace? Nuko muratekereza ko iri jambo ryari rivuze iki kuri uyu muganga? Is it possible for you and me to have that peace? Birashoboka yuko no kuri mwebwe nanjye twagira amahoro. I have sat beside the bedside of people dying. Nagiye kenshi nicara iruhande rw'abantu bari mu masaha yabo ya nyuma. And some die with a smile on their face, happy and content. Hari abo nagiye mbona nukuri bakava muri uyu mubiri bakava mu mwuka ariko bamwenyura banezerewe mu maso habo. While others struggle and fight with death, they do not want it. Mu gihe hari abandi wabonaga barwana bagowe batera amahane. How do you feel when confronted with death? None imbere y'urupfu wumva wowe umeze ute? There are many conflicting opinions about death today. Hari ibitekerezo n'imyumvire y'abantu itandukanye kubirebana n'urupfu uyu munsi. And so maybe what brings peace in the face of death rero ngatekereza yuko kimwe mu bibasha kuzana umunezero nyamara ku muntu uri imbere y'urupfu is if we understand and believe what God says about it. Na byaba ari ugusobanukirwa nyako kw'Imana ivuga ku byerekeranye n'urupfu. What really happens when a person dies? Mukuri bigenda bite iyo umuntu apfuye? Does he go to heaven? Yaba ajya mu ijuru? Does he go to hell? Yaba ajya muri purgatori cyangwa se mu muriro utazima? Does he return to his forefathers? Cyangwa se yaba asubira ku bakurambere? Or does nothing happen at all? Cyangwa nta kintu muri ibyo byose kibaho? We know what happens to the physical body that the person lived in. Kubirebana n'uyu mubiri byo ntekereza ko twese tuzi uko bigenda iyo umuntu amaze gupfa. Because that returned to the dust. Kubera yuko umubiri usubira mu mukungu. It stops existing. Mbese mu yandi magambo urangirira aho kubaho. The fact is we were not created to die. Yego ibiramambo nuko tutaremewe ubundi gupfa. We were created for eternal life. Ubundi Imana iturema yashakaga ko tuzabaho iteka ryose. Death is a stranger to this universe. Mu yandi magambo rero urupfu ntabwo ari igisanzwe cyari cyaragenewe iyi si. A enemy or intruder introduced when Adam and Eve fell in sin. Yego umwanzi niwe watumye Adamu na Eva bagwa mu cyaha. God created us
to live with him forever. Imana yo yari yaturemeye kuzabaho by'iteka ryose hamwe nayo. Our hearts and our minds do not understand death completely. Niyo mpamvu ubwenge bwacu n'imitima yacu bitumva neza icyitwa urupfu. And it is a huge struggle when we lose someone close to us. Kandi rwose biba biteye akaga iyo tugize uwacu tubura dutakaza. Especially when it is a young person by'umwihariko iyo ari muto noneho who still has his life or her life before them. Who still has their whole life before them. wari ugifite mukuri igihe cyo kubaho. The pain of death is so terrible. Rero akababaro kazanwa n'urupfu ni kanini cyane. That many people want to believe that their loved ones are still aware of them. Kuko bituma abantu batekereza bakanibwira yuko hari uburyo uwapfuye akomeza kubaho. But it is not about what we want to believe. Nyamara ntabwo ari byo twagombye kuba twizera. It is what the Bible teaches about death. Ahubwo dukwiye kwizera icyo Bibiliya itwigisha ku birebana n'urupfu. And that brings a lot of hope. Ibyo nabyo byatuzanira ibyiringiro. And even peace in our hearts. Ndetse bikaba byaturemamo n'umutima utuje ku birebana n'urupfu. After Jesus died on the cross, nyuma y'uko Yesu apfiriye ku musaraba, his friends placed his body in the tomb. abigishwa be abakunzi be bashyize umubiri we mu gituro. The Roman governor Pilate sent a guard. Ndetse ingoma y'abaroma yohereza abarinda umutekano basirikare. And they sealed the tomb with a Roman seal so no one could go in or out. Ndetse bashyiraho ikimenyetso barafatanya rwose ku buryo nta wakwinjira mo cyangwa se ngo asohoke. No one could steal his body. Nta n'umwe washoboraga kwiba uwo mubiri we. And those Romans were placed there to evidence that fact. Ndetse abasirikare b'abaroma bagumishwa kugira ngo barinde bamenye ko rwose ariko byagenze. Or that is what they thought. That is what they thought. Niko babyibwiraga. Because early the Sunday morning, kubera yuko kare kare mu gitondo kuwa mbere w'iminsi 7, a brilliant angel descended from heaven. marayika urabagirana utumwe n'Imana yaraje akuraho igitare. He rolled back that sealed stone with ease. Cya gitare bafatanishije ibimenyetso agikuraho akigizayo. And he called for Jesus to arise. Nuko ahamagara Yesu kugira ngo azuke ahabyuke. And the resurrected Savior stepped forth. Nuko rero umuzuko ubayeho Yesu asohokamo. In complete victory over death. Kandi ubwo abanesheje urupfu rwose by'iteka ryose. Can I hear amen? Mbese ntabwo nakumva abantu bavuga ngo amen. 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 And that is why we do not need to fear death. Niyo mpamvu yonyine ituma tudakwiriye gutinya urupfu. That is why, like that doctor, we can also have peace. Niyo mpamvu nka wa mudokiteri wa muganga natwe dukwiriye kugira amahoro nubwo urupfu tuba turi imbere yacu. Because Jesus conquered death. Kubera Yesu wacu yatsinze urupfu. The soldiers were blinded by the glory of the angel. Babasirikare bahumishijwe n'ubwiza bw'abamarayika. And became helpless in his presence. Nuko rero buri byiringiro ntibaba bagifite amahwemo imbere ye. This story of Jesus' resurrection iki gitekerezo cyakuzuka kwa Yesu, cya Yesu wazutse, gave meaning and purpose and hope to the early church. Nicyo cyahaye ibyiringiro ndetse n'icyerekezo kizima itorero rya mbere. Jesus was alive. Kubera yuko Yesu yari muzima. And because of that, they could have hope and confidence. Kandi kubera yuko ari muzima bagomba kugira ibyiringiro ndetse bakagira n'ibyiringiro by'ahazaza. Even beyond the grave. Ndetse na nyuma y'urupfu. Death was not the final end. Ntabwo urupfu bivuze iherezo ryo kubaho. Those who died in Christ would live again. Kubera yuko abapfira muri Kristo rwose ubuzima burababikiwe. Their hope in Jesus was in contrast to the pagans and the heathens. Nyamara kwizera umuzuko cyari ikinyuranyo
cyari gitangaje ku Baroma batizeraga yuko nyuma yo gupfa ubuzima bushoboka. This picture is taken underneath the city of Rome. Iyi ni picha cyangwa se ifoto yafashwe mu Baroma, mu gihe cy'Abaroma, in an underground burial place or cemetery. hasi yo aho bahambaga bashyinguraga. On the tombs of those who did not believe in Christ, gusa bene abo ngabo mu mva z'abatiringira Imana, there were things written such as goodbye forever. hari amagambo yanditswe ngo nuko rero urabeho by'iteka ryose, Goodbye for all eternity. urabeho ntabwo tuzongera kubonana. The Christians' tombs were filled with hope. Ariko mu mva z'abakristo nyuma zo hagaragaraga ibyiringiro. Goodbye until the morning. Abakaba ngo urabeho ariko tuzongera n'ay'igitondo. Goodbye until we meet again. Urabeho kugeza igihe tuzongera kubonana. You see the contrast between those with and without hope. Mbese murabona ibyo byiringiro biri kugaragara kuri izo nyandiko z'abo bombi, abafite ibyiringiro n'abatabifite. Their hope was found in this promise found in Revelation. Ibyiringiro byabo babivana muri iri jambo ryanditswe mu Byahishuwe igice cya 18. I am he who lives Ndi wari warapfuye and was dead. Ndiho kandi ndi wa wundi wari warapfuye nyamara ndiho. And behold, I am alive forevermore. Kandi kuva ubu ngubu ndiho kandi nziho by'iteka ryose. Amen. Amena. And I have the keys of Hades and death. Kandi mfite imfunguzo zifungura ikuzimu n'urupfu. This is one of the foundations of our hope. Iki rero ni kimwe shingiro cy'ibyiringiro byacu. Paul assures us there's life after death. Paulo nawe ahamya yuko hari ibyiringiro nyuma y'urupfu mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 15 umurongo wa 16. But only after the resurrection, not immediately. Ariko agahamya yuko ari igihe cy'umuzuko atari igihe umuntu amaze gupfa. He clearly stated that if there is no resurrection, abihamya neza yuko ibyo byiringiro ari byo ku gihe cy'umuzuko, there is no hope or future for the believer. Ko ari cyo gihe ari ibyiringiro by'ahazaza habizera. He says, if the dead do not rise, aravuga ati niba abapfuye batazuka, then Christ is not risen. ubwo rero byaba bivuze yuko na Kristo atarakazuka. And if Christ is not risen, kandi niba Kristo atarazutse, your faith is futile. ubwo rero kwizera kwanyu kwaba ari ukubusa. You are still in your sins. Ahubwo mwaba mukiri muri bya byaha byanyu. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Ndetse ubwo byaba bivuze yuko n'abandi bapfiriye muri Kristo nabo barimbutse. But to understand what Paul says about hope here, ariko murabyumva neza icyo Pawulo avuga ku byiringiro by'aha, we must understand what the Bible says about death itself. ntabwo dukwiriye kumvirana ku byerekeranye n'icyo Bibiliya ivuga itwigisha ku byerekeranye n'urupfu. Death came to the human race because we were separated by sin. Urupfu rwaje ku muntu kubera yuko icyaha cyari cyadutandukanije n'Imana. After his fall, God said, nyuma yuko umuntu aguye, Imana yaravuze, you shall eat the herb of the field. ni muri Itangiriro 3:18 na 19 ati muzaja murya imboga. In the sweat of your face you shall eat bread. Kandi muzabona umukati mu kwiyuha icyuya, till you return to the ground. kugeza ubwo muzasubira mu mukungugu. For out of it you were taken, kubera yuko burya mu mukungugu nimwo mwavuye. for dust you are, kubera yuko namwe ubwanyu muri and to umukungugu, dust you shall return.
nuko rero muzasubira mu mukungugu. Here is an important understanding of what happens when you Aha die. hari ikintu kidufasha kumva uko bigenda iyo umuntu apfuye. The Bible says we return to the dust from which we were taken. Bibiliya mu itangiriro ivuga yuko iyo umuntu apfuye asubira mu mukungugu. Now we must go back to look how we were created out of the dust. Ubwo rero biradusaba kongera gusubira kwiga uko umuntu yaremwe. And in Genesis 2 verse 7 is kandi mu itangiriro igice cya 2:7 is the basis of understanding what happens when you die. isomo ry'ingenzi kugira ngo twumve neza ibyerekeranye n'uko twaremwe. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Twasoma ngo nuko Imana irema ibumbabumba umuntu mu mukungugu And breathed into his nostrils the breath of life. hanyuma imuhumekeramo umwuka mu mazuru. And man became a living soul. Nuko rero umuntu ahinduka icyaremwe kizima. What is that word became? Harya iryo jambo rivuze iki ngo ahinduka? Please repeat it. Nyabona nimurisubire muri iryo jambo ngo ahinduka. 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 I'm saying it right. Ahinduka. So he became a living soul. Ahinduka icyaremwe kizima. He did not receive a living soul. Ntabwo yakiriye ubugingo buzima. There's a very big difference. Hari itandukaniro muri aho ngaho. And the description here explains what happens when you die. Kandi ubusobanuro buvuga uko umuntu noneho bimugendekera iyo apfuye. I would like to go back to the first part of this verse. Nakwifuza gusubira ku mugabane wa mbere w'iri somo. When we spoke about creation last night, we said that God created, He spoke, and it was. Igihe twigaga ejo nimugoroba ku byerekeranye n'uko Imana yaremye, ku bindi byose twabonye yuko yavugaga bikaba. But when He creates Adam, He does it differently. Ariko igeze kuri Adamu ibyo yakoze byari bitandukanye n'ibya mbere. He doesn't speak, but He forms. Ntabwo yavuze ahubwo yarakoze irabumba. And once He had made him out of dust or out of clay, nuko rero ubwo yari imaze kubumba mu ibumba ikimeze nk'umuntu, He could have spoken and he would have become alive. nanone mwongere murebe neza yashobora kukibwira kigahaguruka kikaba umuntu. But still He does not speak. Ariko nanone naho ntabwo yakibwiye, ntabwo yavuze. He bends down on his knees to there where this clay is lying. Ahubwo yaciye bugufi maze yubarara kuri cya kibumbano yabumbye. And He breathes life into his nostrils. Maze izuru kuri icyo kibumbano ihumekeramo umwuka wayo. Now imagine the perspective of Adam. Nyabuna nimugerageze kwibaza noneho kuri Adamu. Adam is nothing. He does not know anything or understand anything. He's only clay. Mu yandi magambo Adamu ni ikintu kirambaraye aho ngaho cy'ikibumbano gikozwe mu ibumba, kitazi ko kiriho, kitazi aho kiri, kitagira icyo gitekereza. And immediately when God blows the air into his nose, ariko noneho muri ako kanya Imana imaze kugihumekeramo umwuka mu mazuru, he becomes a living soul. nuko ahinduka icyaremwe kizima. And as he opens his eyes, ariko agifungura amaso, what is the first thing that he sees? muratekereza yuko icya mbere yabonye ari iki? It is God. Imana. Yabonye Imana. But not God sitting far away there with the spoken. Ntabwo ariko yabonye Imana yicaye hariyo hirya. But God right here. Ariko yabonye Imana amaso ku maso. Desiring a close relationship with Him. Mbese Imana ishaka iyo sano yegeranye ihora imeze ityo. Even in the creation of Adam, we see God's love. No mu kurema turahita tubona urukundo rw'Imana. So God took the elements of the earth, the dust. Nuko rero mu kurema Imana ifashe ibyondo cyangwa ibitaka, ibibumba. He breathed in his nose and he became a soul. Nuko rero ihumekeye muri cya gitaka bihinduka icyaremwe kizima. We can explain this verse with simple mathematics. Umva iri somo dushobora kurisobanuza imibare yoroshye. There it is on the board. Your body hari umubiri,
plus the breath ikimenyetso cyo guteranyaho tukongeranyaho umwuka is equal to a living soul. maze bikabyara icyaremwe kizima. One needs both these elements to have a soul. Rero kimwe gikeneye ikindi kugira ngo habeho icyaremwe kizima, ubuzima. And it is not a third thing which God added the soul. Ntabwo ari ikindi cya gatatu Imana yongeyeho kugira ngo ubuzima buboneke. Because he did not receive, he became. Kuko ntabwo yakiriye ahubwo yahindutse. Now if you take that same body nuko rero uramutse ufashe kiriya umubiri and you remove the breath, maze ugakuramo umwuka, then you have a lifeless corpse. You have someone who's dead, someone who's ubwo rero ni ubona umupfu. That's why we say when we die, we blow out our last breath. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyo umuntu ari gupfa ahumeka umwuka wa nyuma. And then the soul stops existing. Nuko rero ubwo icyaremwe kizima yerukira aho ngaho kubaho. Because it cannot exist without body and breath. Kuko ntabwo gishobora kubaho atari bya bindi bibiri, umubiri na wa mwuka Imana imuhumekeye. And it is a misunderstanding of this very simple verse. Kandi kumvirana ku byerekeranye n'iri somo nibyo biteza akaga. Which causes confusion for many people. Nibyo bitera kumva nabi kw'abantu benshi kuri iyi si. Solomon says the following in the book of Ecclesiastes. Kuko Salomo nawe abivuga mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7. Then the dust will return to the earth as it was. Nuko rero umukungugu ugasubira mu gitaka nk'uko byahoze. And the spirit will return to God who gave it. Maze umwuka nawo ugasubira ku Mana yawutanze. The word spirit in both Greek and Hebrew means breath. Hano ijambo spirit na mu Kigiriki n'ubundi rivuga umwuka duhumeka. Dust returns to the earth. Mbese the dust returns to the earth. Yego ugitaka gisubira mu gitaka. And the breath goes back into the atmosphere. Na wa mwuka rero ugasubira kuri ya Mana yawuhumetse. Job says the same thing. Kandi na Yobu avuga ibisa n'ibyo. All the while my breath is in me. Ni muri Yobu 27 umurongo wa 3 ati nuko umwuka uhumeka uri muri nge. And the spirit of God is in my nostrils. Kandi ndetse n'umwuka uri mu mazuru yanjye. Can you see how we use the word breath and spirit in the same way? Mbese murabona ukuntu ari amagambo yombi mu Cyongereza atandukanye ariko mu Kinyarwanda cyacu namwe n'umwuka. The psalmist also agrees. The psalmist umunyezaburi nawe akavuga ibisa n'ibyo muri Zaburi 146 umurongo wa 3 n'uwa 4. He says, do not put your trust in princes. Akavuga ati rero ntukiringire umwana w'umuntu, nor in a son of man in whom there is no help. Ndetse n'umwana w'umuntu udashobora kugira icyo agufasha. His spirit departs. Kubera yuko umwuka umuvamo, he returns to the earth. Nuko agasubira mu mukungugu. In that very day his plans perish. Uwo kandi umunsi imigambi ye yose ikabirarangiye. He's very clear. His breath leaves his body. Ahangaha umunyezaburi arabivuga neza ngo iyo umwuka umuvuyemo, and all his conscious thoughts stop existing. Nuko rero ibyo yibwiraga n'imigambi ye byose bihagararira aho ngaho. There are no more plans. Nta yindi migambi ashobora kugira. This harmonizes with what Solomon says again. Ibyo nanone bigahura n'ibyo Salomo yavuze mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 wa 6. For the living know that they will die. Ati kuko abazima bo bazi ko bazapfa. We are here today, we know that we are going to die one day. Twebwe turi aho ngaha ubu tuzi ko hari umunsi runaka tuzapfa. But the dead know nothing. Ariko abapfuye ntacyo bazi. They have no more reward. Nta ngororano yindi runaka bakizeye. For the memory of them is forgotten. Kubera yuko ibyabo bitakibukwa.
Also their love and their hatred yaba urukundo rwabo cyangwa uruhangano rwabo and their envy have now perished. cyangwa se n'ibyifuzo byabo byose babyarangiriye aho. This is not speaking about only here on earth. ntabwo ari This is not only here on earth. ntabwo ari gusa ahangaha ku isi. The dead are not conscious somewhere else either. ntabwo abapfuye haba hari ahandi runaka bafite icyo batekererezaho. He says the dead do not praise the Lord. aravuga ati muri Zaburi, ntabwo ari muri Zaburi gusa ko muri Zaburi 115:17 bavuga ngo abapfuye ntibashobora kuguhimbaza, Nor any who go down into silence. ndetse n'abajya ikuzimu ahacecekerwa. Job says, if I wait, Yobu ndetse 12:15 aravuga ati the grave is my house. negereje ikuzimu niho nzu yanjye, niho buturo bwanjye. I have made my bed in darkness, referring to the grave. ndetse uburiri bwanjye nabushashe ikuzimu. Notice how he describes death. mureba uko arimo asobanura urupfu icyo ari cyo. If a man dies, shall he live again? ni muri Yobu 14:14-15 ngo mbese umuntu napfa azongera abeho. All the days of my hard service I will wait, iminsi yanjye yose yo kubaho kwanjye ntegereje, until my change comes. kugeza ubwo byose bihinduka. You shall call and I will not answer you. uzahamagara kandi nzitaba. But man dies and is laid away. nuko rero nyamara iyo umuntu apfuye imigambi ye ibirangiye. Indeed, he breathes his last, and where is he? mukuri ahumeka umwuka we wa nyuma. So man lies down and does not rise. nuko rero abantu akaba apfuye akaryamiyo ubutabyuka. He's unaware of anything. ntabwo nta kintu na kimwe mu yandi magambo aba akibuka. Until the heavens are no more. kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. They will not be aroused or awoken from their sleep. ntabwo bongera kubyuka iyo basinziriye. So there is a day when we will be wakened, but it is at the end of time. yego hari igihe abapfuye bazakanguka, ariko ni cya gihe cy'iherezo rya byose. When the heavens are no more. When the heavens are no more. igihe nyine ijuru rizaba ritakiriho. Oh, that you would hide me in the grave. yo bagakomeza ati rero uzambikira iyo mu gituro. That you would conceal me until your wrath is past. kugeza ubwo umujinya wawe uzarangirira. That you would appoint me a set time. hari igihe wandinganirije. And remember me. nuko rero uzanyibuke. There is a set time to remember those who died. There is a set time to remember and resurrect those who died. hari igihe cyo kwibuka aricyo cy'umuzuko w'abapfuye. But it is only at the second coming when the heavens are no more. kandi icyo ni cya gihe gusa Yesu azaba agarutse ariho w'umuzuko. It's interesting that Job used this term sleep. biratangaje muri aya magambo ya Yobu akoresha ijambo gusinzira. Listen now how many Bible writers refers to death as asleep. nimwumve uko Bibiliya igaruka kuri iryo jambo gusinzira ibyitirira abapfuye. And when you sleep well, you are not aware of anything. kandi ndabizi yuko iyo wabonye ibitotsi byiza wasinziriye nyabuze nzira nta kintu uba wibuka. You put your head down to rest on the pillow. nuko rero urambika umutwe wawe hariya ku musego. And the next moment it's the morning. nuko igikurikiraho ni ikihe? nuko ukanguka mu gitondo. Listen how many use this word sleep. nimwumve uko iri jambo gusinzira ryakoreshejwe. And therefore unaware of anything and unable to do anything. kandi rikagaragaza yuko usinziriye nta kindi kintu na kimwe aba yibuka. Consider and hear me, O Lord my God. Zaburi ya 13:3 uzanyibuke mwami wanjye. Enlighten my eyes lest I sleep the sleep of death. kandi uzakangure amaso yanjye igihe nzakanguka mu bapfuye. Both
Job and David uses the word sleep. rero yaba Dawidi yaba na Yobu bombi bakoresha kuwapfuye iri jambo gusinzira. Daniel refers to it. Na Danieli nawe akarigarukaho ni Danieli 12:2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Daniel ati kandi benshi mu bazaba barasinziriye mu gituro bazakanguka. Some to everlasting life, bamwe bakangukiye ubugingo buhoraho, and some to shame and everlasting ariko contempt. abandi bakangukiye ikimwaro no gukozwa n'isoni. The prophet Nathan told King David what would happen when he nanone would die. umuhanuzi Natani aricyo yabibwiyeho Dawidi, umwami Dawidi, ni mu cya kabiri cya Samweli igice cya 7:12. He said, when thy days be fulfilled, when your days are finished, aravuga ati nuko rero iminsi yawe nirangira, thou shalt sleep with thy fathers. uzasinzirira hamwe na basokuruza banyu. Now, the most important reason why I believe that when you sleep, you rest. I mean, when you die, you sleep or rest. nyamara rero igihamya gikomeye cyane ngewe mfite kurenza ibindi byose ko iyo umuntu apfuye aba asinziriye, Is because Jesus referred to death as a sleep. nuko Yesu ubwe nawe icyo kigereranyo yagikoresheje avuga ku wapfuye. The same description as Job, Daniel, David, and Nathan. abivuga nk'uko Yobu, Dawidi ndetse n'umuhanuzi Natani yabikoresheje. And I want to believe the one who has power and victory over death. nuko rero ndashaka kwizera cyane ku magambo y'uyu ufite imbaraga ku rupfu. The home of Lazarus, Mary, and Martha in Bethany mu rugo rw'i Betaniya kwa Lazaro na Mariya na Marita was a place that Jesus often visited. ni urugo n'ahantu Yesu yakundaga gusura. The Bible says now Jesus loved Martha and her sister and Bibiliya Lazarus. ibihamya yuko Yesu yakundaga kuba mu rugo rwo kwa Lazaro, Marita na Mariya. One day he received a message from his friends in Bethany ariko igihe kimwe abona ubutumwa buturutse ku nshuti ze i Betaniya that Lazarus was very ill. bwavugaga yuko Lazaro arwaye cyane. But Jesus stayed where he was working at the Jordan River for another 2 days. ariko Yesu aguma aho ngaho ku nkombe y'Yudeya aho yakoreraga umurimo indi minsi 2. And finally he says to his disciples, ariko nyuma bitinze aza kubwira abigishwa be, our friend Lazarus sleeps, arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye, but I go that I might wake him up. ariko ngomba kujyayo nkamukangura. The disciples, like many of us today, ariko abigishwa be bameze nkatwe uyu munsi understood this word sleep here to mean he was resting. babyumvise ko iri jambo gusinzira ari uku gusanzwe. See what the Bible says, Lord, if he sleeps, he will get well. nimurebe uko babivuga muri Yohana 11:12 bati mwami niba asinziriye nta kibazo nyine arakanguka. They were confused. Why would Jesus want to wake up a sick man? ntabwo bumvaga impamvu Yesu byamujyana kujya gukangura usinziriye. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. ariko Yesu arahuranya arababwira ati reka mbabwire Lazaro yapfuye. But he's referring to his death and calling it a sleep. ariko yabivugiraga ko agiye kujya kumuzura. And he says, and I am glad for your sakes that I was not there. nuko rero aravuga ati biranejeje yuko ku bwanyu uko ntari mari, That you may believe. kugira ngo mwizere. Nevertheless, let us go to him. nuko rero reka tujyeyo kumureba. And so they began making their way to Bethany. nuko rero umurongo wa 21 baravuga ngo bakomeza inzira bajya i Betaniya. As they approached the city, Martha came running to meet Jesus. mu gihe begeraga uwo murwa Marita aza yirukanka asanga Yesu. And when she saw him, she said, Lord, if you had been here, igihe yamubonaga rero aravuga ati mwami iyo uba hano my brother would not have died. musaza wacu ntaba yapfuye. She was probably right in saying that. mukuri mu kuvuga aya magambo turabona ko yavuga ukuri, Because Jesus is the great healer. kubera yuko Yesu ari umukiza
agakiza n'abarwayi. And in his presence death cannot exist. Kandi igihe Yesu koko ahibereye ntabwo urupfu rwatinyuka kugira uwo rufata. And now she was disappointed because he had not come and it was too late. Icyari rero kimuciye intege nuko ari uko Yesu ntiyari ahari none anaje yarakerewe. But was it really too late? Mbese koko Yesu yari yarakerewe? Jesus said to Martha, your brother will rise again. Nuko Yesu abwira Marita ati rero musaza wawe arazuka. Notice carefully her response. Nimurebe neza ku murongo wa 24 igisubizo cye. I know that he will rise again. Aravuga ati yego ndabizi azazuka in the resurrection in the last day. Ku munsi wa nyuma, ku munsi w'umuzuko. Martha assured Jesus she knew what the Bible teaches about life and death. Rero Marita aha yarazi neza icyo Bibiliya yigisha ku byerekeranye n'uwapfuye ndetse n'umuzuko uzabaho. She knew that she would only be reunited when he was resurrected at the end. Yarazi neza ko azongera kubona musaza we kuri wa munsi wa nyuma w'umuzuko. However, Jesus gives her a example of how it will be at the end now. Nuko rero reka Yesu yaragiye guha icyitegererezo cyangwa umusogongero w'uko bizamera koko kuri uwo munsi w'umuzuko. And he says, I am the resurrection and the life. 25 aravuga ati ni njyewe kuzuka n'ubugingo. He who believes in me, unyizera, though he die, naho yapfa, he shall live. Azabaho. Amen. Amen. And he came to the tomb where Lazarus was buried. Nuko rero ahindukira yerekera kuri cya gituro aho Lazaro yari ashyinguwe. This is the shortest verse in the Bible. Hari isomo rigufi tubona muri Bibiliya Yohana 11:35 consisting of only 2 words. Rigizwe n'amagambo abiri gusa. Very easy for the children to memorize. Riroroshye no kubana kurifata. But a powerful verse. Nyamara ni isomo rifite imbaraga. What does it say? Mbese iryo somo rivuga ngo iki? It says Jesus wept. Riravuga ngo Yesu ararira. Let them repeat it once. Ngo mbese mwasubiramo Yesu ararira. Amen. Now he was not weeping for his friend Lazarus. Rero nimugire ngo yarizwaga nuko inshuti ya Lazaro yapfuye. He knew that he was going to resurrect him now. Yuko yarabizi neza ko mukanya agiye kongera kumugira muzima. He was weeping as he looked at the people who were gathered around. Ahubwo yarizwaga n'abantu bose bateraniye aho ngaho, at their hopelessness and unbelief. Badafite kwizera batagira n'ibyiringiro. He was weeping for all the people throughout all the ages. Yarariho arizwa n'abantu bose bagomba kuzabaho uko ibihe bizasimburana. Whose families would have no hope when confronted with death. Aho abantu bazaba bareba bahanganye n'urupfu ariko batagira ibyiringiro. Jesus asked that they remove the stone from the grave. Nuko rero Yesu asaba yuko bavanaho ibuye ryari ripfundikiye igituro. And Martha objected, concerned about the smell of death. Nuko rero Marita ariko arabirwanya cyane kuko yumvaga yuko musaza we anuka. She says, but Lord, by this time there is a stench. Aravuga ati ariko mwami wanjye kuri iki gihe aho ibintu bigeze aranuka. For he has been dead 4 days. Kubera yuko kuva apfuye hatambutse iminsi 4. But the stone had been rolled away. Ariko nanone cya kibuye bagikuraho. And Jesus called with a loud voice. Nuko Yesu ahamagara n'ijwi rirenga. Lazarus, come forth. Lazaro, sohoka. And he did. And he did come forth. Kandi ubwo Yesu nako Lazaro arasohoka. The one who had been dead for 4 days. Wa muntu wari wapfuye iminsi 4 ishize stood up from the grave. Nuko arahaguruka asohoka mu gituro. What a day of rejoicing in the village of Bethany. Mbega umunsi wari unejeje muri kiriya kirorero cyose.
Friends, that joy is only a small part of how it will be in the final resurrection. ariko reka mbabwira yuko umunezero ni akantu gatoya cyane ukagereranije n'umunezero uzabaho kuri wa When munsi Jesus w'umuzuko. comes and opens the graves of Igihe all his friends, Yesu azagaruka maze agafungura ibituro byose, and they rise to meet him forever. nuko rero abo bazaba bazukiye kumusanganira no kubana nawe by'iteka ryose. This is what Paul wrote to the early Christians. Nguko uko Pawulo abivuga mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4:13 gukomeza. He says, but I do not want you to be ignorant, brethren, Nuko rero aravuga ati ntabwo dushaka gukomeza kutamenya iby'abasinziriye, concerning those who have fallen asleep, ko mutamenya iby'abasinziriye. like Jesus and the Old Testament writers, he refers to death as a sleep. Rero mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera abanditsi bakomeza kugereranya urupfu no gusinzira. Lest you sorrow as others who have no hope. Ati mwe gukomeza kubabara nk'abatagira ibyiringiro. So he does not say it is wrong to be sad. Ntabwo arimo avuga yuko ari bibi kubabara cyangwa se ari icyaha kubabara When we lose a loved one, igihe mwabuze uwo mwakundaga. but we can be sad and still have hope in our heart, Yego, ariko tubasha kubabara nyamara tukaba dufite ibyiringiro mu mitima yacu, which is better than being sad and hopeless. aho kugira ngo ube unababaye kandi utagira n'ibyiringiro. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, Ati kubera yuko umwami azamanuka avuye mu ijuru with the voice of the archangel and the trumpet of hamwe God, n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, and the dead in Christ will rise first. maze abapfiriye muri Kristo bakabanza bakazuka. Amen. Amena. What a beautiful promise. Mbega isezerano ry'agahozo. One of the most beautiful truths from tonight's presentation Kimwe mu bintu by'ingenzi cyane muri iki cyigisho cy'uyu mugoroba is that when a person dies, nuko iyo umuntu apfuye he is not disturbed by the challenges in life that we still face. ntabwo akomeza guhangayikishwa n'ibibazo biri kuri iyi si. That is why the second coming is called the blessed hope. Niyo mpamvu kugaruka kwa Yesu kwitwa ibyiringiro by'umugisha. Paul tells us in Corinthians what will happen on that day. Mu rwambere rwa Korinto 15:51 kugeza 55 Pawulo avuga ibanga. Behold, I tell you a mystery. Ati rero kuva ubu ndababwira reka mbamenere ibanga. We shall not all sleep. Twese ntituzasinzira twese. Again that word sleep. Nanone rya jambo gusinzira But riragarutse. we shall all be changed. Nyamara ahubwo twese tuzahindurwa. In a moment, in the twinkling of an eye. Mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya. At the last trumpet. Igihe impanda ya nyuma izavuga. So as quick as I twinkle my eye, bizakorwa mu buryo bwihuse nk'uko guhumbya kw'ijisho kugenda. that is how fast everyone will be changed. Ni muri ubwo buryo abantu bazahindurwa mu kanya For the gato. trumpet will sound, Ubwo impanda y'Imana izavuga, and the dead will be raised incorruptible, maze abapfuye bazukira ubutazongera kubora, and we shall be changed. kandi tuzahindurwa. For this corruptible must put on incorruption, Kuko uyu mubiri upfa ukwiriye kwambikwa kudapfa, and this mortal put on immortality. kandi uyu mubiri ubora ukwiriye kwambikwa kutabora. And then he says, so when this happens, Nuko rero akavuga ati ubwo ibyo bizabaho, then shall be come to pass the saying that is written. nuko rero niho ibyanditswe bizasohora ngo Death is swallowed up in victory. urupfu rumizwe no kuneshwa. Oh death, where is your sting? None wa rupfu we urubori rwawe ruri he? Oh Hades, where is your victory? Hades, where is your victory? Hades is the ultimate. Mbese ukunesha kwawe kuri hehe? Death has been destroyed.
kuko urupfu ruzaba rwavanyweho noneho. Now I want us to understand something important. Nagira ngo ahangaha muhumve ikintu cy'ingenzi. When God comes and we are changed, igihe Yesu azagaruka maze tugahindurwa, it is only our physical bodies that change. kandi imibiri yacu niyo izahindurwa. He may not change our characters. Ntabwo Imana yahindura imico yacu. Our characters must now be in harmony with heaven. Ntabwo imico yacu izahindurwa icyo gihe, ahubwo uyu munsi niyo igomba gutunganya igahura n'iby'Imana ishaka. Because if that change includes just a small bit of my character, if the change includes a small part of my character that God needs to change, kuko niba guhindurwa kw'icyo gihe kurimo guhindurwa kw'imico wanjye mu kanya gato, then Satan has a way to get back into heaven. rero byaba bivuze ngo na Satani yaba afite umwanya wo gusubira mu ijuru. For he can say, you changed Mornay's character to make him ready for heaven. Kuko yahita aburana akavuga ati abo ngabo rero dore uhise ukora igitangaza ubahinduraho ngo ukunde ubajyane mu ijuru. Now you have to change mine as None well. rero nanjye binkorere. So our characters must now be ready for heaven. Guhinduka kw'imibereho n'imico yacu bikwiriye gukorwa uyu munsi. The change happens before death. That God Bigomba does. kubaho mbere y'urupfu, mbere yo gupfa. But after death, he can only change the physical body. Nuko rero nyuma y'urupfu ikizahindurwa gusa ni imibiri yacu igomba guhindurwa. The second beautiful thing is what is referred to here when death is destroyed. Icya kabiri gitangaje ni ikibaho igihe nanone urupfu bwabwo ruzaba rugomba gupfa. It says, death, where is your sting? Nuko rero hakabaho kwirata hejuru y'urupfu ngo harupfuwe urubori rwawe rurihe. All of us here have experienced death's sting in our families. Abantu bari aha bose yemwe bazi icyo urupfu ari cyo mu miryango yabo bararubonye. And when a bee stings you, it is very painful. Kandi When a bee stings you, it is very painful. mbese ntabwo muzi yuko n'uruyuki rwarwo iyo rukudwinze muzi akababaro ukuntu biba bibabaje. But what happens to the bee after he has stung you? Ariko bigendera bite uruyuki iyo rumaze kukudwinga? The bee always dies. Wari uzi yuko iyo rumaze kugudwinga narwo ruhita rupfa. So we might experience pain. Nuko rero dukwiriye kumva umubabaro w'icyurupfu rukora kuri twebwe cyangwa mu miryango yacu Because of death. kubera urupfu. But death will be destroyed eventually. Ariko ikiri ukuri nuko nyuma yaho urupfu narwo ruzapfa rukavanwaho. Paul here is also in harmony with what Jesus said to his disciples. Paulo nawe abivuga What he says is in harmony with what Jesus said to his disciples. icyo Paulo avuga kimeze nk'icyo Yesu yabwiye abigishwa be. He said, do not marvel at this. Muri Yohana igice cya 5:28 na 29 Yesu abwira abigishwa be For the hour is coming in which all who are in the graves ati nimuhagarika imitima kuko igihe kigiye kuza ubwo abapfuye just like Lazarus will hear his voice and come forth. ubwo abapfuye bazakanguka bakavanwa mu bituro mbese nk'uko Lazaro byagenze. Those who have done good to the resurrection of life, those who have done good to the resurrection of life, abo ngabo bapfuye kugeza ku munsi w'umuzuko, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Ndetse n'abihaye Satani kugeza kuri icyo gihe giheruka. Two resurrections, the good people, hazaba rero imizuko ibiri, hari umuzuko w'abapfiriye muri Kristo resurrected to life, bazazukira ubugingo buhoraho, the bad people resurrected for punishment. ndetse n'ababi babigumyemo bazazukira gupfa no kurimbuka by'iteka ryose. Think about this for a moment. Nyabona ibi bintu mu bitekerezaho gatoya. Turi mu Byahishwe igice cya 22 umurongo wa 12. If people immediately went to heaven or hell, as most people and churches teach, niba abantu baramutse koko nk'uko amatorero amwe abyigisha iyo bagipfa
bagipfa ni iyo koko baramutse bajya mu ijuru, then why would there be a need for the resurrection we just read about? murumva byazaba bimaze iki nanone? umuzuko wazaba uzamara iki utegereje iki? Every person is already at the right place. kuko buri wese yaba ari aho agenewe kuba. Jesus says, and behold, I am coming quickly. ariko Yesu aravuga ati nuko rero ndaza vuba, and my reward is with me. kandi ibihembo byanjye cyangwa se ingororano zanjye ziri nzanye ingororano, nzaza nzanye ingororano, to give everyone according to his work. kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. The Bible is very clear. Bibiliya irasobanutse rwose. When people die, they are resting from their trouble. iyo umuntu apfuye abaruhutse imihangayiko ye yose, until Jesus comes again, kugeza umunsi Yesu azagarukiraho, when he will resurrect us. abwo azatuzura. Just listen to this good news. mbese sa inkuru nziza yemwe. Then we who are alive and remain mu rwa mbere rw'Abatesalonike 4:17 ngo nuko rero twebwe abazaba bakiriho will be caught up with them in the clouds tuzazamurwa mu bicu to meet the Lord in the air, gusanganira umwami mu kirere, and thus we shall always be by the Lord. nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Amen. On that day God will give us eternal life. uwo munsi Yesu azaza niho tuzahabwa ubugingo bw'iteka ryose. I want to end with a question that some people have on this issue ndagira ngo nze gusozereza ku kibazo abantu benshi bibaza about the thief on the cross, kigendanye na cya gisambo cyo ku musaraba, who said, Lord, remember me when you come in your kingdom. muri Luka 23:42-43 cyaravuze ngo mwami unyibuke ugeze mu bwami bwawe. And Jesus said, nuko Yesu nawe akavuga ati, assuredly I say to you today, rwose ndakubwira yuko uyu munsi you will be with me in paradise. urabana nanjye muri paradiso. Now this seems as if he was in paradise that same day. ni nkaho iri somo wavuga uti uwo munsi Yesu yagiye muri paradiso, And not in the grave, as we have learned from God's ahubwo word. ko atagiye mu gituro nk'uko twabyize. But it depends where we put the emphasis. ariko biterwa n'aho ushyize ubusobanuro cyangwa se imbaraga. That word today, that word there, aho ikibazo kiri kuri iriya jambo ryitwa ngo uyu munsi, was it referring to when Jesus said it? mbese ririya jambo uyu munsi ryavugaga uriya munsi cyangwa uriya mwanya Yesu ari kuvugaho, Or when he would be in paradise? cyangwa riravuga igihe nyine nyirizina azaba yageze muri There are paradiso? two ways we can read this verse. hari uburyo bubiri bwo gusoma uyu murongo. The one is when Jesus said it. uwa mbere ni igihe wavuga ngo uyu munsi kuri kiriya gihe Yesu yabivugagaho. I say to you today, ndakubwira ndaguhamiriza uyu munsi I am telling you this thing today, ndabiguhamiriza uyu munsi that you will be in paradise. ko uzabana nanjye muri paradiso. The other way that you can read it is, I am telling you nyamara ubu nanone umurongo ukaba wawusoma noneho mu bundi buryo, ndaguhamiriza today you will be in paradise. ko uyu munsi uraba muri paradiso. Now which one is correct? mbese muri ubwo buryo dusomye iryo somo ikiri ukuri ni ikihe? Well, it seems that the today refers to the day in which Jesus told it. rero Today refers to the day in which Jesus spoke to him. uyu munsi ririya jambo uyu munsi Sure. okay ati bisobanure neza. ni ukuvuga ngo ririya somo bitewe n'aho washyira akitso mu kinyarwanda kariya kitso aho wagashyira bihindura inyito cyangwa se inyumvire. kuvuga ngo nuko rero ndaguhamiriza rwose uyu munsi, ndaguhamiriza uyu munsi, cyangwa se ukavuga ngo ndaguhamiriza uyu munsi turabana muri paradiso. bitandukanye no kuvuga ngo ndaguhamiriza uyu munsi ko tuzabana muri paradiso. so ni interuro ebyiri zitandukanye bitewe n'aho ushyize akico kuri iriya jambo ryitwa uyu munsi.
niba ari imbere cyangwa ari inyuma. We also know this to be true Nyamara turabizi ko ibi ngibi ukuri kwabyo, because after Jesus' resurrection, cyane ko tuzi yuko nyuma yuko Yesu azutse, he says to Mary, I have not yet ascended to my muri Father. Yohana 20:17 yabwiye Mariya ati ntabwo ndazamuka ngo njye kwa Data. So Jesus was on the grave during that day. Bivuze rero ngo wa munsi yabwiragaho cya gisambo icyakurikiyeho Yesu yagiye mu gituro, And not in ntabwo paradise. yagiye muri paradiso. And it is interesting that when they came to find, they came to remove Jesus from the cross. Birumvikana rero ko igihe nanone kuwa nyuma bashaka kugaruka kumukura ku musaraba, It was already Sabbath, just before Sabbath. isabato yari igiye gutangira, And they were surprised to find him dead. byatangaje kuko we basanze yamaze kuvamo umwuka yapfuye. They had to break the other two's legs so that they would die quickly. Nuko rero byatumye bavunagura amagufa y'amaguru y'ibyo bisambo bindi kugira ngo bipfe vuba. But it would still have taken a few hours for him to die, the other thieves. Kugira ngo nyamara ibyo bisambo byo n'ubundi na nyuma yo kubivuna amaguru byagomba kugira indi minota runaka cyangwa amasaha bimara kugira ngo bipfe. And therefore it could not have been that day in paradise. Urumva rero ko bitari guhura, ntabwo rero Yesu yavugaga ko ari mujyane muri paradiso uwo munsi. We end with a story again. Nanone reka dusozereze ku gitekerezo. A well-known evangelist tells a story about a missionary family in Africa. Hari umumisiyoneri cyangwa se umuvugabutumwa wavugaga ubutumwa muri Afurika. Travel was not easy during this time. Kuri icyo gihe muri ibyo bihe rero bye kugenda ntabwo cyari ikintu cyoroshye. And it took months for them to reach their mission territory. Byari ugufata amezi n'amezi kugira ngo ave iwabo agere muri Afurika cyangwa se aho agiye kuvuga ubutumwa. Tragedy struck this mission family. Nuko rero hari icyabaye cy'akaga ku muryango we, when their 6-year-old son contracted malaria and died. ubwo umwana we wari umaze imyaka 6 yafashwe na malariya. The parents were heartbroken. Nuko ababyeyi rwose bari bafite umutima ubabaye. Their joy was gone. Ibyiringiro na kumunezero wabo wari wagiye. Their house was quiet and their hearts ached. Mu rugo hose hacecetse hatuje. But the work on the mission had to continue. Ariko bagombaga guhaguruka bagakomeza umurimo wabazanye. One day the husband was at a distant area busy working. Nuko rero ubwo igihe nanone umugabo yari kure aho yagiye mu murimo, And while the wife was in the kitchen, she heard the door behind her open. nuko nanone nyina w'umwana ari mu gikoni ariko yumva urugi rurakingutse. And turning around, she saw her little boy running towards her. Nuko akikingura abona uwo mwana aza yiruka musanga. And he cried, "Mommy, mommy." Arasakuza ati mama, mama, mama. Everything inside of her wanted to believe that this was her son. She wanted to believe that this is her son because she missed him so much. Kubera ko yakundaga umwana we cyane, yizeye yuko ari umwana we. But she knew better. Ariko yari azi ko birenze icyo. She knew that the Bible teaches that when you die, you rest, you are not alive. Icyo yari azi cyane nuko Bibiliya ihamya yuko iyo upfuye uraruhuka, uba urangije ibyawe byose. She knew that this must be Satan's deception. Yari azi yuko She knew that this must be Satan's deception. Okay. No problem. Okay. Okay, where were we? Nari ngize ngo nabisobanuye nabi nshaka kubyumva neza, ariko nsanze ariko nuvuga ngo hari uwaje yirukanka ameze nk'umwana we, nyine yibwira ko ari umwana we uje umusanga, ariko ntabwo mukuri yari we niho tugiye kugera. She knew that this could not be true.
Yarazi rero ko ibyo bitaba ukuri. You cannot be my son, she said. Nuko aravuga kuko wa mwana we yari yarapfuye baramushyinguye se yasubiye ku murimo, ariko abona ukimeze mu wa mwana we aje yiruka. Because the Bible says the dead know nothing. Aravuga ati rero rwose ndabizi ntabwo uri umwana wanjye kuko mbizi yuko uwapfuye aba yapfuye. As she mentioned the Bible, maze avuga ndetse isomo ryo muri Bibiliya, this figure of her son before her, iyi shusho y'uwari umeze nk'umwana we uje yirukanka amusanga, changed immediately. Yahise ihinduka ako kanya. Instead of her son, she saw an evil angel. Aho kugira ngo nyine akomeza mwigaragarize nka kakana ke kapfuye, ahubwo yahise abona ahindutse nk'uko marayika w'umubi, which then immediately disappeared. Kandi ako kanya arazimira. As she told the story later to people, nyuma ubwo yavugaga iyo nkuru ayibwira abantu, she realized that Satan had tried to deceive her through this experience. Yaje kuvumbura yuko Satani yariho agerageza kumugusha, and even show she dearly misses her son. Nubwo nyine yari yarabuze umuhungu we kandi yamukundaga. She rather puts her hope in the resurrection when she will see him again. Ibyiringiro bye byari kuri wa muzuko uzaba, aho kugira ngo awushyire kuri Satani waruje kumwireka. God's word is true. Ijambo ry'Imana ni ukuri. His promises will not fail. Kandi isezerano ritanga ntabwo rizapfa ubusa. And we must not allow the evil one to confuse us on this issue. Kwemerera Satani rwose kudutesha umutwe. All of us here have lost a loved one. Twese uko turi aha ngaha ntawe ubuze uwo yapfushije. The good news this evening, my friends, ariko inkuru nziza muri uyu mugoroba, is that the teaching in the Bible is clear. Nuko icyo Bibiliya itwigisha ari ukuri rwose. The dead are sleeping and resting, abapfuye barasinziriye mu gituro cyabo, unaware of time, kandi mu iherezo ry'ibihe, not having to watch us suffer. Not having to watch us suffer and go through hardship. Nubwo twanyuze mu mibabaro n'imiruho n'agahinda, they are resting. Ariko abasinziriye bacu barasinziriye. They are sleeping. Barisinziriye mu gituro. They are waiting for the resurrection morning, bategereje wa munsi w'umuzuko, when they will hear the voice of the life aho giver, bazumva ryajwi ry'Imana n'impanda y'Imana, and then only they will come forth from nuko the rero dead. icyo gihe cyonyine niho bazava mu bituro byabo. I am so thankful for this truth. Ndashimira Imana kubw'uku kuri. And this evening I would like to pray that God would help us to realize kandi ndagira ngo muri uyu mugoroba nsabe ngo Imana idufashe kumva what truly happens when you die. uko bigenda rwose iyo umuntu yasinziriye Let us apfuye. bow our heads in prayer. Reka nyabona duce bugufi maze dusenge. Our dear Father in heaven, Data wa twese dukunda uri mu ijuru, we come to you as the life giver, turagushimira, turakubona nkaho Imana itanga ubugingo, the one who has the power over death. kandi ukaba ari wowe ufite imbaraga no ku rupfu. Thank you for the clear instruction in your word. Turagushimira ibisobanuro bihagije bituruka mu ijambo ryawe. May we never believe the deceptions of the evil one. Nyabona uje udushoboza kutiringira no kudareba ku bishuko by'umwanzi. But may we, like that doctor, have a peace in our heart. Kugira ngo tubere nka wa muganga wari ufite ibyiringiro ndetse n'umunezero nubwo yabonaga agiye gupfa. Even though we go through the valley of the shadow of death. Nubwo twanyura mu bikombe by'ibicucu by'urupfu. I pray for those, dear Lord, who might be confused about this issue this evening. Ndasabira cyane abo badabisobanukiwe neza muri uyu mugoroba. And please grant them that peace. Nuko nyabona ubampere amahoro n'umutekano. Thank you for your clear word. Turagushimira ijambo ryawe risobanutse. For we pray it in Jesus' name. Cyane ko tubisenze tubisaba mu izina rya Yesu. Amen. Amen.